Dadi, iminsi kwirirwa hano mu rugo noneho bimeze bite? Nta kibazo gihari. Ndivuga konje. Waguhaye konje? Ariko byo yari nakwiye rwose ukuntu uri kugenda nkabura n'umwanya ngo tuganire yari ikenewe. Yabizi ko nkora akazi cyane kandi ndashakira imibereho myiza abana mu rugo. Urumva ko rero banyene n'agakonje kugira ngo nduhuke nze nabiteho murebe ndebe n'abashiki bawe. Niyo mpamvu mbona ahangaha ahubwo nyine mfite konje igihe kirekire. Nzagikora nta kibazo. Nta kibazo. Okay, Dadi rero hari umukobwa ejo bundi yaje hano mu rugo nari ngiye kwigendera araza kumanga ntabwo nari muzi n'ahandi tunaziranye gusa namuhaye karibu mu mwanya turaganira hanyuma ambwira ko hari umukozi afite ukeneye akazi ko mu rugo umbwira ati rero ntabwo ngiyewe ntakwemerera ngo tumuzane nabanje kuvugisha papa ahubwo tinze abana mbikubwireho gusa umuntu ari gukomanga Karimu. Aho ticho. Murakoze. Makuru ni meza. Karimu. Murakoze cyane. Waza kwicara mu kibazo. Meze muteze? Turaho cyane. Makuru yayo. Ya party aho. Yesu. Zuba ryabaye byinshi cyane. Byabaye byinshi. Badusuye. Narima ngeze ngo ndebe nuko mumeze. Tumeze neza nta kibazo. Okay. Ya, impamvu nyine tumye nzahangaha. Narinje kuri Agahinda wari wambwiye yuko uzaza nkuzaniye cya gipapuro narinje nyizanye. Ubwo rero ni cyo cyangenzaga. Ya, warugize neza cyane kandi ndagushimiye. Yego. Waruzaniye rwa rwandiko. Nta kibazo ko waruruzanye gusa muri iyi minsi akazi karahagaze. Nta kibazo cyari kirimo ariko akazi karahagaze. Akazi karahagaze? Warasezeye cyangwa kahagaze mu buhe buryo? Hano tubazo duto twajemo bibaho ngombwa yuko akazi kaba gahagaze. Ariko buri ejo cyangwa ejo bundi hari igihe nzahita nkubwira rwose. Ngiye gutunga umushomeri kabisa. Numvaga nibura ngiye gutangira akazi kubera igihe nari maze nicaye mu rugo none ngiye gukomeza kurwa kuri umushomeri dere ko no hanze ahangaha nibiraka byarabuze. Aya wegere impungenge ariko tica. Cyambere no ko wari wabyubahirije uko byari bimeze ariko buri ejo cyangwa ejo bundi hari akazi kazongera kagatungana umuntu akaba karimo nta cyazakubuza kuzana n'urugo rwandiko cyangwa se tukazabivuganaho n'ubundi ugakomeza akazi kawe. Basi wenda uzakomeza kunzirikana mu nikaramuka kabonetse. Ni inshingano zanjye zo kuzirikana cyangwa se no kuzirikana abandi. Zakubwira rwose humura wigira impungenge. Ya nyine numvaga nshaka kugira ngo tuganire kuri ibyo ngibyo turi hano mu rugo ntabwo nashaka kugira ngo tubiganire ku kigo bitewe nuko nzi ko waba ufite akazi kenshi kandi nanjye nari ibindi nari nshaka kugira ngo njyemo bitangoye nagira ngo rero musezereho ndebe ko nasubira muhira ndebe ibyo natunganya bindi gusa ubwo umpaye igisubizo wenda cy'uko uzanzirikana nta kibazo ubwo nanjye ntegereje nihanganye n'ubwo ubushomeri bugize bitoroshye. Teacher ndagushimiye cyane kuko nyine wansuye hanyuma nkuko wari ubivuze nyine uri kuri gusezera buriya butaha tuzabonana uzanye n'urwo rwandiko hanyuma nanjye reka mbe nduhuka cyangwa se ndebe no turimo n'abankora ahangaha mu rugo buriya tuzabonana ubutaha mu minsi itari mikeya akazi kongeye gukorwa. Okay, nta kibazo ya director saraka ngende ubwo nyine muzanzirikana nikaramuka kabonetse nubwo ndebe ubushomeri butoroshye hanze ahangaha. Uzabura koze ngaho genda.
amakuru yawe rero sasa muzee abimenye ngo ibintu byarakunze da yarakunze oya urambe cyane oya nyarutse dore hari umuntu uri kunshaka nyarutse none se mvuye he ntabwo nibyo kwa directeur. Okay daddy nibyo rero uriya mushyitsi wawe yaje narindi kukubwira nari kukubwira ku kintu kijyanye n'umukozi wajya dufasha ku turimo twana two mu rugo. Urumva ko umukozi arakenewe nkuko warumbwiye kandi urabizi ko ufite imirimo myinshi bashiki bawe nabo bafite imirimo myinshi kandi ukeneye kwiga mukeneye kugira ibindi bintu mwakora nyumva rero ahubwo sizira ufite namba ze wamuhamagara akaza numva nta kibazo kirimo. Bo daddy ibyo ni ibintu byoroshye cyane nyiri kumuturangira byansigiye nimero ze yego ubwo byemeye nananze guhubukira kumwemerera ubwo mbikubwiye ukabyemera ndaza kumuhamagara then umukozi azamuzane turebe uko ameze. Gasa urakoze rero. Mbo narimo rero ndateka kuya ngo tuze kurya reka mbikurikirana umukozi ngo nazi ibindi azabira wita kuri so ewa cyane daddy kumbwira se kufita gakonje ngomba gakonje ngomba kunyitaho azakavamo byibushye daddy reka rero nkomeze uturimo sa urakoze Nge nakubwiye yuko directeur nshaka kumufunga none se ku kigo wagifunga wenda hari ibindi utajyaho none nabikoranye na Mutoni dore twabikoranye n'uyu nguyu nyarutse dore araryara umuntu uri kunshaka ase ko ndewe utari kutwumva nyine reka mbere twabwiye ngo turashaka gutya twikomereza. Okay reka mbere sibyo ubwo twakinyenye gahunda kana ndabona gashaka amafaranga cyane kandi ntabwo ariko nahaye deal none se umusa amafaranga naguze kari yoboye se nanjye bira byose nakoze nari mbizi ko bimfashe bampfuma ndabyumva kandi akoze nese ubu ngiye wishimiye kuba tutakiri kwiga mana kubera ko ikigo nagifungeje reka nkwereke sibyo nabyo kunyera sa amafaranga ushaka nyarutsa ngiye njye kuri bank njye kuyafungura njye kuyarukira none nyakuzanira sibyo ubu nunanga nta mafaranga mfite cyane ukogora ni nk'amagoba mba dore impamvu ngiye nukure nigire kwa directeur njye kugutata ngo ndeko ari sanga ariyo nese wagiye bamufunga kuba baramwirukanye ku kigo kikanafunga nyine ayo makuru nayamenye icyo nshaka nukugira nanjye mba amafaranga reka rero njye kuyarukira none se afite hangaho kutunguza ikintu wawe tukibona so kabiri nk'iza abanyafrika ntabwo zingana reka nkwereke nyine njye kubazana amafaranga mana kandi wakoze genza make wowe garuka hano banze mubwire uri kuvuga ngo ugiye kuzana amafaranga kuri banki ntabwo wafata banki mukayohereza ahandi mani bigakunda amafaranga ngenda ko nawe wize oya ntabwo ndutira amafaranga ko ntabwo narabifungishije ngenda kuri banki ngisanira amafaranga ntakuzanira hari ikintu ushaka se amafaranga ushaka reka nimba ari ikindi kintu abakire ko mubayeho nabi bite byanyu ahubwo urimo kuntinza sibyo ndaramuga mbuza amafaranga yanjye nigeze ngo ko n'umunyakibungo umva tuyaburanye nawe urabyumva nyine twikomereza se mwana ndumukene kubyo ntabisho Patrick Karame boss we hano Patrick bite byawe ngize aho nsuzugura ukansuzugura n'imbere y'umukobwa uyu mukobwa donc n'umukobwa nawe akansuzugura akora ntabwo twagusuzuguye sinagusuzuguye gute aho kibera ikigoryi ubwo uratinyuka ukambwira gutyo ngo uratinyuka ukavuga sorry kabisa mbabaye ako Patrick uzi n'ikindi
Patrick, ndashaka ko dupanga kandi. Harya ngo yemba ngahe? Kaga 10 se. Okay. None se. Nkongeje umusara hari ikibazo. Ntacyo byaba bitwaye. Ngeje umushahara ntari. Ariko kuri kondisiyo. Gute se? Imwe yonyine. Nta kibazo mbwira nyine kuko ukunda. Kuri kondisiyo imwe yonyine. Hajya mbona uriya mukobwa uko mushaka akaba wanjye. Ko Franga sagiye kugurana urukundo none. Ntago ari ukugurana, sibyo? Amafaranga ndakongeza kandi aragushimisha, sibyo? Gusura nyongeza nangaye rwose. Naguhembaga 10. Ndaguhawe nda nka 15. Bakongeza 15. Ntacyo byaba bitwaye. Kenze. Kandi mwari umukunzi wawe. Agusura n'umukunzi wawe, wewe umukundana nawe. Wowe ntago ukundana nawe, ahubwo ni uko ubunsuzuguza nawe. Icyo nshaka ni kimwe. Urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera uhita utaha? Umuntu agatarani basi. Ntabwo ndi gucirikanwa nawe, niba wumva bishoboka. Nako nta no kumva bishoboka, ni itegeko. Birakunda cyangwa ntabwo bikunda? Aya. Ntabwo byakunda. Okay Patrick, nakomeje kukubwira buri kimwe cyose nkabona ntubishaka. Singiye ku kazi. Ngaruka nsango watashye. Sibyo? Niyo mwanzo wese. Niba udashaka kumva icyo ndi kukubwira, uriya mugabo ntabwo yagukunda. Ntabwo yagukunda habe namba. Okay. Ubwo nyine amahitamo n'ayawe. Aho kugira ngo mbure umukunzi wanjye akazi nakaka. Okay. Ntacyo bitwaye. Nundi nawe. Gusa nubwo ari unambyeho, ndakora uko nshoboye kose. Petit frère amafaranga akora byose. Amafaranga akora byose. Udafite amafaranga ntago wagira urukundo. Ahubwo ibyo bintu bijyanyemo ntago ari byiza. Hanyuma amafaranga yawe niyo agura urukundo. Ngo nawe nta rukundo ugira. Amafaranga agura urukundo, birakunda akayagura. Urukumva? Njye ntabwo ndi kubyumva. Okay. Ntacyo ubwo ngubwo ndaza nsanga watashye. Umunaniro, umucoko, sinayo. Ampamije kabisa. Yemwe. Abantu ba hano nta numwe. Bana baragiye. Marita naherutse nawe maze koroherwa ntawe uhari. Akasiga hanafunguye. Ntawabivamo ibya hano. Ariko byose ni ukwihanganirwa. Ibyo kwihanganirwa nta kitihanganirwa. Mari. Karame. Ese uri hafi? Agenda hano nani ujyane nini gutunganya hano mu gikoni. Tuntu namuzaniye reka ntubike kure. Sinze kureba da. Ndabizi ko haza afite amatsiko. Ntabura kureba mu gikapu nawe ni nk'umwana. Ese mwahageze? Nahageze. Hiriwe. Komera muntu wanjye. Amakuru. Imeza nkeneye amazi yo kunywa. Ndaga inyota. Akazuba kamejeje. Mpanza nakuzanira abana nabo baba bagiye kuvoma. Ariko barakonje nta kibazo. Nashaka gutwo dukonje nitwo tumara inyota. Bavomye kare. Konje. Ese bayavomye kare. Ntayatetse aha? Yaramva nawe. Ndabizi ko udashobora kwicara atari amazi atetse. Aba hari nayateguye. Nakire neza mutwara. Uri nakuzaniye iki? Kane kugira amatsiko manze nageze ndeye ikintu wanzaniye. Mutwe wawe ajya gutega agatambaro none agenda. Narakize ariko ariko bwari bumeranye. Wari upfuye. Ariko ndasenga.
nagusengeye. Umva mana yanjye buriya reka nkubwire mugabo mwiza hari aho ujya rukumva wageze mu rindi joro ariko amasengesho yawe ni ukuri pe hari icyo yakoze. Reka nkwereka akantu. Paretse se paretse dorenga nkwereka kandi ariko mana koko mana yanjye koko nkwereka kandi akandi nga murakoze cyane. None umerewe ute se? meze neza. Kankubwira amakuru. Kagira inkuru mugabo mwiza. Wewe cyo dupfa jya kumbwira rwose amatsiko yanyishe bimeze bite? None se sibyo? Ngaho ndamuteze yombi. Uzi ko wa mwana twari twarabuze yampamagaye. Ariko mana umva imbaraga zo gusenga. Ariko mana buri dore inyungu y'amasengesho. Yaguhamagaye Cedric. Yampamagaye aravuga ngo mw'iyi minsi azaza mu rugo. Nambwira ngo uri muzima, arambwira ngo ndi muzima papa. Ambwira ngo nibyabaye byose yarakurikiranye arabimenya. Burya kabara nkuru yaragiye aramubwira. Ngo rero witegure kuzakira umwana ngayo nguko. Ariko mana ushimwe icyubahiro ni icyawe. Ariko mana nabonye ungiza buraburwa none umuhungu wanjye Cedric ngo yagarutse. Yaguhamagaye muravugana. Ari inyungu zo gusenga. Baba we ariko ubundi umuntu udasenga ko wacika. Wazasengera. Yaguhamagaye sangaheze. Senga ryarira kanebe. Hari saa ine n'ikimanyu. Ayo data we ariko umuntu udasenga nukuri ko wazasengera. Buri Imana hari ikintu ibiteganya ku muntu ariko mana ushimwe icyubahiro cyose ni icyawe. Aho wankuye nari ndyamye ndi muri koma. Haba icyubahiro. Nukuruzanye inkuru nziza mugabo mwiza. Warusanze nanjye atunde gutunganya mu gikoni. Uri guteka ubugari. Naringiye ko ndumva n'ibyishimo byanyishe. Ndumva rwose byandenze. Sawa. Sawa reka nzibaranje gutunganya narindimo. Nakoze uyu munsi. Turarya ubugari n'isupu n'inyama. Turarya ubugari. Icyo udashaka cyose cyo kitambira. Amina. Mwana wanjye yabonetse. Wara amahoro. Bosi ku mukobwa w'inshuti yanjye si umukobwa waje kumusura bose bakabona na rimwe none ashaka no kumuntwara kubera amafaranga. Ese unyemeze gusa amafaranga wayafata ko n'ubundi umukobwa ashobora kutazakunda boss. Ashobora kuba nabona nagize amafaranga nanjye n'undi azakomeza akankunda. Sinzi ko yanahinduka, ashobora kudahinduka. Ahubwo mwanzo amafaranga nyafate. Nashaka kutuvugana. Mbwira. Sanze gahunda yo kumbwira mu kanya. Ariko nanjye ariko ndisi. Nanga ndayemeye. Ariko kwitaki iki? Usajye baho amafaranga yanjye. Kubera ko mbanye mfite gahunda. Ntabwo ibyo biroroshye. Wowe icyiza nuko we wabyemeye nta kindi. Sibyo? Ibyo birahagije ntacyo bitwaye. Nta kibazo. Kandi by'umuntu w'umugabo sibyo faranga nzajya nyaguha nakongeje amafaranga menshi sibyo nta kibazo cy'umuntu w'umugabo rero sibyo
kandi wowe nungorana na deal neza si wambwiye ko hari ibindi bintu ushaka kujya ukora gukorera utuntu twiza sibyo byagufasha buri kimwe ariko nyine nanjye nkabyumva nawe sibyo se nta kibazo urakoze turaza kuvugana nara mu cyumba bakore na za nkweto zihanagure nabonye zisa nabi ndabikora neza kabisa aya mafaranga ugomba kuyabyaza umusaruro gukora amezi 3 mbumbisha amatafari ikibanza mama yarakimaye kandi amezi 3 asigaye ngura amabanga nanjye gato nzaba mpitanye ku bitari ubone siko bose yanze kunyongeza n'ubundi ndabona bivuyemo ariko none se wakinwe ko ndeba utangiye kwiga kamani ngenda nabyawe se mana hano ugiye twagende ntabwo turahagera mani twamureze nukigira n'imbere hano none se ubahanga uranana kare yanganye n'imbere Shyaka ubu ngubu yemeje kwirwa mbunza manira izuba ntabwo urimo urakunurika asundi wamuhamagara mani kiri umva nkubwire je jama yari yambwiye ko dura muri izi karitsiye reka murabure numve muhamagare mani ureke kugabanya nawe no karambi nese uba urugendo nese ako kazi ruhoshye turi mu butayu mani urareba ari no zuba ureze nawe wagira ngo ari kuzimu gira vuba vuba mani barasibora sibora aditipe sibora twazabibashara kibazo ni cyahe kihore mani hamagara akakonza nawe musore biteze sama Shyaka uyu muntu aramuzi watubwira ibyo utubwira tukigendera ko dufite aho tugiye ntago ari mwebwe mukeneye akazi none se uragatanga shani mumbwire niba ari mwebwe cyangwa niba atari mwebwe mucishe ese waduha akazi nawe ubwawe mbona utabashije kwiyitaho ibyo se birakureba Shyaka mani niba ari imikino wazanyemo rero ninde urimo kuvugana nawe aka kanya nahindi kuvugana n'umuntu witwa Shyaka ntago ari wowe se mwebwe buriya mwebwe mukareba umuntu wanyu akazi ni akazi Shyaka ahubwo se umva mbere ugiye kuduha akazi ngiye ngiye kubahuza na boss ntago ari wowe ufite akazi ntago ari njye ufite akazi ngiye no kubahuza na boss si muri tayari siko ndi cyanwa cyakwe tugende wa
ariko mana nyagasani ko cumbikira umuntu narangiza agenda nanyibye